Yesu ashimwe. Ndagusohoje inshuti muvandimwe ukurikira uyu muyoboro w'ivugabutumwa, kandi nshimye Imana ko impaye umwanya mwiza. Nanone kandi nawe nguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Njyewe ugusuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, inshuti yanyu muri Kristo Yesu. Hanyuma nkwibutsa ko uyu mwanya ufashe umva ijambo ry'Imana ntago ari umwanya uri gupfusha ubusa, ahubwo urimo gukoresha ubuzima bwawe ikintu utazicuza na gato. Kandi nkwibutsa kugira ngo ibyo wasomye, ibyo wumvise muri iyi nyigisho cyangwa n'ibindi ujya wumva, ujye ugerageza ubisangize abandi. Imana ntishaka ko ibyayo bigirwa ubwiru. Usangize abandi, ubasangize ibyo wungutse, kandi ndaguhamiriza ko hari umuntu umwe cyangwa babiri Umwuka Wera azigarura imitima yabo kubera ko wabasangije. Rero ntube igihombo mu bwami bw'Imana, komeza ugire umwete wo gukwiza hose ubutumwa bwiza. Bahaye ikaze muri iyi nyigisho, aho tuzaba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo yego Yesu. Ni inyigisho ikomeza, yego Yesu. Uyu ni umwanzuro waturutse mu mutima, atari ku munwa gusa. Hanyuma benshi muri twe bamaze kwemerera Yesu ngo abe mu buzima bwabo nk'umukiza, adukiza urupfu rwa kabiri, aricyo gihano cy'ibyaha, cyangwa se adukiza igihano cy'ibyaha ariko urupfu rwa kabiri, dukurwaho umuvumo w'icyaha. Nanone hari n'abandi batari bamubwira ngo yego, bakigenga, bakigendera ku mahame yabo n'ibitekerezo by'isi, bayoborwa na kamere yabo. Nawe ntabwo avuga ngo n'undi we byararangiye genda, nta kugukiza, ahubwo uwo nguwo niwe akeneye. Hanyuma turaza kuvuga abantu bo mu buryo bubiri, mbibutsa ko inyigisho izakomeza. Hari abantu bamaze kumwakira, hari n'abandi batari bamwakira, ariko iyi mvugo twese iratureba. Mbese iratureba gute? Tuzakomeza tugenda tubivuga mu nyigisho tuzakora imbere y'iyi ngiyi. Hanyuma kuri ubu ngubu tugiye gusoma ijambo tuzaba turimo tugenderaho, hanyuma turakora introduction, hanyuma ubundi tuzajya tugenda tureba ibindi bisabwa kugira ngo tubwire Yesu ngo yego. Mwibutse ko ari icyemezo gituruka mu mutima imbere, ariko kidatekerejwe n'umuntu, kuko nta watekereza kuvuga ngo Yesu ni umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Umuntu ashobora kubivuga mu magambo, ariko wabivuze by'ukuri mu mutima, akumva haza ubuzima bwo kwigenga no kwiyobora. Uwo ni Umwuka Wera umureheje ngo aze kuri Data. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice ni cya 3, umurongo wa 20. Haranditse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, unyumva wese agakingura, nzinjira iwe nsangire nawe kandi asangire nanjye. Hanyuma muri iki gice, iyo usomye uhereye hejuru gato, ubona iby'itorero ry'Laodikiya. Hanyuma ngira ngo muzi ko abigisha ijambo ry'Imana cyangwa se n'abasesenguzi mu bya Bibiliya bavuga ko igihe cya none turimo ari nk'icy'itorero ry'Laodikiya ryari ririmo. Hanyuma nanone iki gihe nyine kikagereranywa n'itorero ry'Akazuyazi, bivuze ngo abantu badakonje cyangwa se badashyushye mu by'Imana, bari hagati na hagati. Twibutse ko uwo muntu aba atari uw'Imana, uwo utari mu murongo w'ubushake bw'Imana, ukorera Satani agakorera n'Imana, uwo aharirwa Satani. Kuko Imana insaba urukundo rwanjye rwose, kuyikurisha ubuzima bwanjye bwose, ibitekerezo, ubugingo n'imbaraga zanjye zose. Bivuze ngo iyo bitabaye ibyo, mba nitwa uw'Imana ku izina, ariko mu bundi buryo ndi uwa Satani. Hanyuma iri torero uko ryibonaga ntabwo ariko Yesu yaribonaga. Ryo ryibonaga nk'abakire batunganiwe, batagize icyo bakene, ariko Yesu yabareba ngo akabona ari abatindi bo kubabarirwa, yewe ngo bambaye ubusa, yewe ngo ari n'impumyi. Utekereza ukuntu ubwe yitegereza mu mutima, nubwo abantu baba batuziho ibikorwa bidasanzwe, ibikorwa byo kwitabira imirimo ye, amateraniro se cyangwa ibindi bikorwa by'ubwitange, ariko mu mutima nta ntego yo kumunezeza. Nuko umuntu aba agaragara, umuntu abantu baramuzi bakoma amashyi, ariko ku Mana
ntabwo ibyo ngibyo ibyitayeho na gato, yitaye ku mutima, ibindi bikaza nyuma. Hanyuma Yesu icyakora abagira inama, ababwira ko bakwiye kumuguraho umuti wo gusiga ku maso yabo, hanyuma bakamuguraho n'imyambaro yo kwambika ubwami ubwambure bwabo. Hanyuma ndagira ngo nkwibutse ko kubigura bidasobanuye kuzana amafaranga, ahubwo ni ukugira inyota no kugira umwete wo kuza ahari, hanyuma ibindi rwose ni ubuntu, kuko yaravuze ngo nawe udafite ifeza ngwino unywe, niba ufite inyota ngwino unywe ku migezi y'amazi y'ubugingo. Hanyuma iki cyanditswe rero nicyo tuzavugaho mu nyigisho yacu, nicyo tuzibandaho, kivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Muri iki cyanditswe tubonamo imbabazi no kwihangana kwa Yesu mu buryo budasanzwe. Umuremyi w'ijuru n'isi, utabuze imbaraga na nkeya, agahagarara agakomanga, agasaba karibu mbere y'uko yinjira. Ibi bitwereka urukundo rutagira akagero, rutangaje, n'imbabazi no kwihangana kwa Yesu. Bivuze ngo ku bwanjye nagatekereje ko yafite imbaraga zose n'ubutware bwose, ibintu byose Imana yabishyize munsi y'ibirenge bye, natwe turimo, yagakwiye kubaza yinjira, kuko ari umutware nyine, ari umwami w'imbaraga. Ariko araje mu kwicisha bugufi, ubwo yivugiye ko ari umugwaneza kandi yoroheje mu mutima. Araje arakomanga, aciye bugufi. Hanyuma ibi bitwereka ko Imana ntago ari umunyagitugu ngize yinjira mu mutima w'umuntu utayishaka, utayikinguriye ngo amenye ko ari umunyabyaha atakwikiza, abibwirijwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ubanza kumera nkaho arambagiza, kumera nkaho yinginga, hanyuma Yesu agasanga uwo Mwuka Wera yamaje kwemeza umutima wawe. Hanyuma ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Nkwibutse ko umutima w'umuntu Bibiliya iwugereranya n'inzu, ubwo rero inzu birumvikana ko ifite n'urugi. Hanyuma ubwo aho ngaho rero niho ahagaze. Hanyuma rero ntuze kumva ngo se ahahagaze atagenda arahahora, kandi ikintu gitangaje bisa nkaho ari ku mitima y'abantu bose. Twavuze ko tuzavuga abamaze kuvuga yego kuri Yesu, bakamuha ubuzima bwabo bakabuyobora, hanyuma tuze kuvuga n'abandi batari bavuga yego kuri we. Hanyuma buri uko wumvishe ijambo ry'Imana, buri uko usomye ijambo ry'Imana cyangwa uryumvise, burya icyo rigusaba ni Yesu uba urimo ukomanga ku mutima wawe, kugira ngo hagire ibindi bintu mukorana, cyangwa se ubundi bushake bwe usohoza. Nibyo koko waramwakiriye, ariko hari ibindi agushakaho. Hanyuma nanone hari n'uwundi utari wamwakira, urimo kumva ubutumwa bwiza uyu munsi. Wibutse ko ubutumwa bwiza buhetse imbaraga zo gukiza umuntu. Hanyuma rero nimba buhetse imbaraga zo gukiza umuntu, ndagira ngo nubwumva ntukomeze utekereza nk'uko watekerezaga, nawe uhitemo guha Yesu ubuzima bwawe, uvuge ngo yego, yinjire mu mutima wawe. Kuko yaravuze ngo uwumva wese, bivuze ngo asa naho ahagaze ku rugi rwa buri mutima. Icyo gihe koko yabibwiraga ab'itorero ry'i Laodikiya, ariko iri jambo riracyanditse muri Bibiliya, ni iryacu mu gihe cya none. Dukwiriye kuryiga, dukwiriye kumva icyo ritubwira, ngo uwumva wese agakingura, nzinjiriwe nsangire nawe. Urumva yinjiye mu mutima, yinjiye muri njyewe, agiye gusangira nanjye. Urumva ko ari njyewe umeze nkaho ngiye kumuzimanira, cyangwa se ngiye kumwakira. Niki ndi bumwakirize mu bubi bwanjye, mu byaha byanjye? Kuko ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyaha byacu byose yabyishyizeho. Bivuze ngo ibyaha byanjye byose arabyakira, akabifata, akabyishyiraho. Uwe gukiranuka kw'Imana utarageze kumenya icyaha, ngo muri we niho Imana yiyungiye natwe. Noneho nawe aravuga ngo nawe kandi asangire nanjye. Dusangira iki se? Dusangira ubwiza bwe. Hanyuma ubwo bwiza ngo kuko abo yahamagaye ngo yabahaye gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ubwo ngubwo ahita duhereza ubwiza bwe, tukabarwaho gukiranuka tutakoreye, tukabarwaho gukiranuka kw'Imana, tukitwa abakiranutsi imbere y'Imana kubw'iko itubonaho amaraso. Hanyuma tuvuze muri makeya, tuvuze
introduction, hanyuma mu nyigisho zikurikira tuzakomeza kugenda tureba ese uwo muntu ubutumwa bwiza bugezeho arasabwa gukora iki ataravuga yego kuri Yesu, hanyuma uwo ijambo rigezeho yaramaze kuvuga yego kuri Yesu n'iki kindi Yesu amushakaho. Hanyuma Imana ibaho umugisha ku mwete wanyu n'umwanya wanyu mutanze kugira ngo dufatanye mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya ngo twumve ubushake bwawe kuri twe. Turagushimiye ko waturaritse kugira ngo dutangire inyigisho kandi uzayibanamo natwe. Uha umugisha buri muntu wese witanze tukabana mu nyigisho, kandi uzarushaho kutwigisha no kudusobanurira byinshi muri iyi mvugo ivuga ngo yego Yesu. Tuzige byinshi, twunguke byinshi, kandi uvugane n'imitima yacu kuruta uko nabikora. Mu izina rya Yesu Kristo.